Pastor Theogene, inzahuke n'andi mazina menshi bagiye bamwita. Ise umubyara na mama we bamwise Niyonshuti Theogene, avuka mu mwaka w'1983, akaba yari afite imyaka 40. Ise umubyara bamwita Nkuresha Theoneste, yavukiye ahitwaga mu Gacurabwenge, naho mama we yitwa Nirere Berina, akaba yaravukiye i Butare. Pastor Theogene yavukiye mu muryango wari ukize cyane, bafite amafaranga, bafite buri kimwe yari akeneye kuri we. Nkaho yajyaga ku ishuri bamutwaye mu modoka, kurya bikaba ngombwa yuko bamuririmbira, yewe yari yaratese kugeza ku rwego rwo hejuru nk'aho ari umwana wavukiye ibwami. Gusa ibyo ngibyo byaje guhinduka mu mwaka w'1994, ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi. Umuryango wiwe waratandukanye, abenshi barapfa, asigara ku muhanda. Umwana wari waravukiye mu bakire, arya neza bamuririmbira, ajya ku ishuri bamutwara n'imodoka. Nyuma yo kwisanga ku muhanda, ubuzima bwatangiye kumukomerera, buramugora, abura amerekezo, abura epfo na ruguru, abura n'uwamufata akaboko ngo amujyane bamurere. Ahangaha ku muhanda yahamaze imyaka igera kuri 7, ari naho yahuye n'ubuzima bwari bukomeye, aho yahanywereye inzoga, yishyiraho amaderede, ahanywera urumogi, abibandi, abamarine, arara munsi y'ibiraro. Ubuzima buramucanga, nkaho yambaye ipantaro, ayimarana imyaka 7 ari ku muhanda, ari ipantaro imwe yonyine agira. Byaramucanze, byaramuyobeye. Nyamara twibukiranye yuko yari yaravukiye mu muryango w'abakire, gusa uko isi igenda yikaraga, aho tuganisha ntabwo tuba tuhazi, byaje kurangira yisanze ku muhanda. Ahangaha rero nyuma yo kwamara imyaka igera kuri 7 yose ari ku muhanda, Pastor Theogene nk'agashya nakubwira wenda kabashiye kuba kamubaho ari mu myaka 7 yiwe yo guhangayika, nuko baje gutora umuntu wahagararira abandi mu kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se mu kunywa urumogi. Icyo gihe abasha gutsindira kuba yayobora andi mabandi, abamarine, abo basangiraga ibiyobyabwenge, abasha kuba yabayobora. Ahangaha rero ku muhanda yakuye amasomo menshi y'ubuzima, yaboneye byinshi bitandukanye, ibyamubabaje, ibyamukomerekeje umutima. Ahangaha yahuriye n'ubuzima butari bworoshye habe na gatoya. Ahagana 2002 rero, ahasaga 2003 muri iyo myaka, Pastor Theogene nibwo yaje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nibwo yaje gukizwa, akirizwa rero ku kabari kitwaga Karivadosi, aho ngaho hari Nyabugogo. Uyu mugabo rero Pastor Theogene yavuze yuko ijambo ryabashije kuba ryamugarura, rikaba ryabasha kumwinjiza mu rusengero, rigatuma akizwa. Ni ijambo ngo yasomye ryavugaga ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba yahindutse ikiremwa gishya. Iyo umuntu ari muri Kristo aba yahindutse ikiremwa gishya. Nyuma y'uko rero Pastor Theogene inzahuke yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yaje kwinjira mu itorero rya ADPR, abariho atangirira urugendo rwe, abariho atangirira gukurikiza iby'Imana ishaka. Ahangaha naho rero ntago byari birangiye iby'ubuzima bushariye, naho yakomeje kwahura n'ibizazane bigiye bitandukanye, ahura n'ibigeragezo, abacantege, abamusubiza inyuma, gusa agakomeza guhatana nko kuba barasengaga bareba abakristo bamwe na bamwe kugira ngo atabatwarira amashakoshi, bakeka yuko yaba akinywa ibiyobyabwenge, bakeka yuko yaba akiri marine, bakeka yuko yaba akiri umwana ukiba ku muhanda. Nyamara Pastor Theogene yari yarajeje, yarakiriye Yesu nta gusubira inyuma. Uko iminsi yagiye yisunika, uko ibihe byagiye bihinduranya, yaje kubona umugiraneza, abona umufasha, amwemerera kuba yamujyana kwiga ishuri rya Bibiliya. Pastor Theogene ngurwo urugendo rwe rwo gutangira kwiga iyobokamana, ajya mu ishuri rya Bibiliya, aragenda arasoma. Nyamara we avuga yuko nubwo agiye gusoma Bibiliya, yagiraga ngo azabashe kujya asoma ijambo ry'Imana, aryumve, yisobanurire,
maze nuko akomeze ubuzima bwe muri Yesu Kristo. Nyamara uwo mugabo yari yaramujyanye kugira ngo yige ishuri rya Bibiliya, atazi yuko nawe azaba pasiteri mu gihe kizaza. Uko iminsi rero yakomeje, Pastor Theogene yaje kugira gutya aza gushaka umugore, amushakira no mu itorero rya ADPR, barabana barasezerana, aho baje kubyarana abana bagera kuri 3 kugeza kuri ubu ngubu akaba ari abana bari bamaze kubyarana, abahungu 2 ndetse n'umukobwa umwe bari barabyaranye, aza kongeraho abana bagera kuri 12 we n'umudamu wiwe bakuye hanze. Abo bana 12 bakuye ku mihanda, bose hamwe rero bakaba bari umuryango w'abantu bagera kuri 17. Pastor Theogene rero yatangiye kugenda amenyekana ubwo yaje kuba noneho yasengerwa kuba pasiteri, atangira noneho kugenda abwiriza ijambo ry'Imana ahantu hagiye hatandukanye, akora umurimo w'Imana ku buryo bushoboka. Yagiye ku mihanda yigisha abantu, yagiye mu barobyi arabigisha, yagiye mu bahebyi basunika ibisheke arabigisha, yafashije abantu benshi binyuze mu ijambo ry'Imana, yigishije abanyeshuri bagiye batandukanye, abayobozi bagiye batandukanye, yahuguye benshi mu bijyanye n'iby'Imana cyangwa se iyoboka mana. Yakoze rero byinshi bitandukanye, ijambo rye ryakoze ku mitima y'abantu bagiye batandukanye, yomoye ibikomere byari biri ku mitima y'abantu bagiye batandukanye. Pastor Theogene rero avuga yuko ibikomere 3 Imana yamwomoye ari ibingibi ngiye kukubwira. Igikomere cya mbere Pastor Theogene Imana ngo yamwomoye nuko Imana yamwomoye ngo igikomere cy'agahinda. Icya kabiri Imana ngo nuko yamoye Pastor Theogene igikomere cy'amateka. Icya gatatu nuko Imana ngo yamwomoye igikomere cy'ibyaha. Ibyo rero bikaba byaratumye banamuhereza izina Inzahuke, akaba yaravuze ati njyewe ndi Inzahuke, narazahaye Imana iranzahura, naratakaye nabuze uwamfasha Imana iramfasha, nararize Imana irampoza. Ibyo ngibyo rero byatumye anakora YouTube channel aba ayise Inzahuke, bitewe n'amateka y'ubuzima bwe, bitewe n'ibyo yagiye abona, bitewe n'amasomo y'ubuzima yari yarabonye. Pastor Theogene rero akaba yarajyanye abana batandukanye we yafashaga, yareraga ku mashuri, abajyana ku mashuri atandukanye, abari barakuze, abashakira amaperime, abajya mu myuga, abajya mu biki, kora ibitandukanye. Abo bose washaka kumubwira ngo nshaka gukora iki yarabafashaga. Abo bana 12 yari yarazanye mu rugo rwiwe abarera. Pastor Theogene yafashije abantu bagiye batandukanye, yubatse inzu z'abaturage bagiye batandukanye, yasaniye amazu abantu bagiye batandukanye, yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, yabanye n'abantu neza, nkaho nawe bagiye bamuha amafaranga, abamufasha mu bitandukanye, abamwubakira, abamuhereza impano zigiye zitandukanye, bitewe n'umutima mwiza yagiraga n'ijambo ry'Imana yigishaga rigakora ku mitima y'abantu. Pastor Theogene bana we. Ikindi wamenya rero nuko mu buzima bwa Pastor Theogene uko bwari bumeze, uko bwari buhagaze, mu minsi yashize yari yaraje kurwara kansa. Rero biba ngombwa yuko bamujyana kwa muganga, birangira akaguru bagakase ahagana hasi kubera kanseri yari yararwaye. Icyo nacyo ni ikibazo yaragabwe afite, nacyo cyari ikigeragezo, gusa kuri we ntacyo byari bimutwaye kuko yakundaga Yesu, yakundaga Imana, yumvaga icyambere ari ubuzima, icya kabiri ari ukwigisha abantu ijambo ry'Imana. Pastor Theogene rero akaba yaguye Uganda, Kampala, aho yari yaragiye rero kuba yatanga ijambo ry'Imana, kuba yakomora imitima ibabaye, kuba yahoza abarira abinyujije mu ijambo ry'Imana. Mu rugendo rwe rero aho yarari i Kampala, yari yaravuye i Kigali ajya i Kampala,
kuba yabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana. Ahangaha rero niho yakoreye impanuka kabisa, ahagana mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Bikaba rero byatangajwe n'ibinyamakuru bikomeye, abanyamakuru bakomeye bagiye batandukanye, ahagana mu gitondo bagenda bandika ripu bavuga uti ruhukira mu mahoro, wakoze byinshi, wafashije abantu benshi. Pastor Theogene rero nguko uko yavuye mu mubiri, gusa turizera yuko iherezo rye ni mu ijuru. Mushaka mwakorera Imana mugifite ubushobozi bwo kuyikorera, kuko ntiwamenya uko iyi si yikaraga. Mpora mbabwira uti isi irikaraga, isi irazenguruka, uko izenguruka n'abayiriho ibintu byose bigenda bizenguruka. Pastor Theogene rero ngayo amateka ye, ngubwo ubuzima bwe yaciyemo, ngibyo ibyamubayeho, nguko uko byagenze, nguko uko byarangiye. Nkubwira uti rero komera komera komera, nkubwira ngo YouTube channel ni Hozaho TV, kanda subscribe tujye tubana buri munsi kuri Hozaho TV, kanda share ikiganiro n'abandi bakibone, andika muri comment icyo wifuza tujye tubana, like share. Nzahuke. Pastor Theogene, Pastor Theogene, Pastor Theogene.